The Vice Chair Ambassador Rura yabaje cyane ingamba kuri moto kureba ko zitakomeza kuzamuka comparinze n'amabisi na public transport. Ibyo vuga nibyo, ariko hari solution, hari umuti, hari ingamba kunoza public transport ya bisi. Nibyo Ivore yavugaga, bisi zigendera ku gihe. Niba ugeze ku muhanda ukajya ku kazi, ntabwo ari moto zonyine, n'imodoka zagiye zizamuka, tumodoka dutoye. Uzarebe mu gihe turi muri traffic jam, uzasanga ku murongo w'imodoka 50, imodoka 50 zigenda harimo umuntu umwe buri modoka, umuntu umwe. So no kuvuga ngo tugomba kurushaho kunoza umwuga wa public transport kugira ngo tugabanye moto, tugabanye n'izindi modoka, none tugira umutekano mu muhanda. Ubu ngubu rero harimo uko gwiki mu mujyi wa Kigali specifically. Mujyi wa Kigali hagiye ikigo cyitwa Ecofleet kugira ngo ije muri public transport yikore nka public service na public good. Ubu ngubu twaye public transport yakorwaga nka private, irimo aba private sector, kandi bo bareba profit. Murabizi niba Paris muri gare ntabwo ari busohoke bisi taruzura, ubwo ni mukwansarengana cya kibazo mwavuga cy'abantu bashaka kuba batinda bicaye muri bisi. Wareba agomba kwishyura credit muri bank, ntabwo ushaka no kumurengana. Waricara niba yabuze abantu araparika, niba ageze ku cyapa akabona abantu 3 arabafata. So ubu ngubu rero Ecofleet mu nshingano zayo no gukora public transport as a public good, as a public service, ifatanyije na private sector. Ubu ngubu mu kwezi gutaha izaronkinga akazi muri Kigali, zatangira gukora mu bintu muri icyitwa service level agreement, nuko bazajya bisi zajya zigendera ku gihe. In parallel na bya bibazo tuvuga bya infrastructure, hona Ivore yavugaga RTDA n'umujyi wa Kigali babikemura. Ecofleet igiye gutangira, infrastructure development is also going to start. Mu gihe byose birangiye tuzatufite a good public transport. Nutugira public transport ikora neza, amamoto automatically aragabanuka. Nta muntu preferringa kugera kuri moto, ayijyaho kubera yabuze alternative yihutse.